Reka mbasuhuze kandi mbahe n'ikaze mwe mwese mukurikiye hasi 250 nizere ko meze neza cyane nanjye ni mu isura shyashya nkuko muri kubibona. Ni inkuru rero yasohotse kuri uyu munsi kuri tariki ya 25 nyine ukwezi kwa kane umwaka wa 2022. Ni inkuru y'umuhanzi cyangwa se y'umusitari umenyerewe mu bya sinema Uwihoreye Jean Bosco, umenyerewe nka Ndimbati. Yes, Uwihoreye Jean Bosco rero wamamaye muri sinema nka Ndimbati yongeye kugaruka mu rukiko kuburana ubujurire ku ifungwa n'ifungurwa nyine ry'agateganyo uko asaba yuko yaburana ari hanze, ariko ubugenzacyaha cyangwa se urukiko rukaba rwemeje yuko akomeza gufungwa by'agateganyo. Uwihoreye Jean Bosco rero arashinjwa ibyaha byo gufata ku ngufu no guha umwana inzoga ataruzuza imyaka y'ubukure. Wibuke yuko yabyaranye na Kabahizi Firdaus nyine akekwaho nyine kumusambanya, yamuhaye inzoga mu gihe atujuje imyaka y'ubukure. Ndimbati wajuriye icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo byo gufungurwa. Yes, Ndimbati wajuririye icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo yafatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yaburanye ubujurire bwe kuri uyu wa mbere tariki 25 Mata 2022 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatangije cyangwa se rwatangiye ruha umwanya uregwa ari we Ndimbati gusobanura impamvu z'ubujurire bwe, avuga ko atanyuzwe n'icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Ndimbati wongeye kubwira urukiko ko arengana, avuze ko yifuza kurekurwa agakurikiranwa ari hanze kuko afite umuryango agomba kwitaho ndetse n'abana b'impanga yabyaranye na Kabahizi Firdaus ukekwaho gusambanywa ndetse akanamutera inda. Hanyuma rero Ndimbati ubwo yaburanaga ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo bwa mbere yabwiye urukiko ko yafunzwe kubera akagambane, kuko hari umunyamakuru wamuhamagaye amusaba miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda amubwira ko natayamuha amushyira hanze. Kurikire witonze. Ndimbati yasabye urukiko kumurekura akaburana ari hanze kugira ngo abone uko ajya kurera abana. Ndimbati yavuze ko washinjwa cyangwa se uwo aregerwa nyine washinjwa gusambanya akamutera inda yamukuye ku muhanda akamugura nk'uko abandi bakobwa bose bicuruza. Yes, nk'uko abandi abakobwa bose bicuruza babigenza. Yuma uregwa anavuga ko ikarita y'ikingira y'umukobwa ukekwaho gusambanywa cyangwa se akekwaho gusambanya yazanywe mu rukiko nk'ikimenyetso ko yamusambanyije ataragiza cyangwa se ataruzuza imyaka y'ubukure, ifite inenge. Bityo rero yuko urukiko rudakwiye kuyiha agaciro. Mwibaruwa cyangwa se mu iburanisha ry'uyu munsi ku bujurire bw'uregwa, ubushinjacyaha bwamaganye icyifuzo cy'uregwa buvuga ko adakwiye na rimwe kurekurwa kuko icyaha akekwaho gikomeye, gihanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 2. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko rwagumisha cyangwa se rwagumishaho icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rukemeza ko uregwa ari we Ndimbati cyangwa se Uwihoreye Jean Bosco akomeza gufungwa by'agateganyo. Umucamanza wumvise impande zombi yahise cyangwa se apfundikira uru rubanza rwamaze isaha imwe gusa, ategeka ko icyemezo
kizasomwa ku wa kane tariki 28 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2022. Nitwa JC, iyi ni Hasi 250. Nakubwira ngo kora subscribe, like na share ndetse unaduhe comment y'ikintu ubona twavugurura cyangwa twavugaho ubutaha. Nakubwira ngo niba utarakora subscribe rwose bikore kugira ngo update shyashya dushyizeho ujye ubu wa mbere kuzibona. Ngewe nitwa JC, nk'uko uri kubibona rero Uyoreje Bosco ari we Ndimbati nyine akaba yaje mu rukiko mu nifomo cyangwa se mu mpuzankano y'iroza iranga ifungwa n'abagororwa cyangwa se iranga ifungwa. Wibuke yuko rero uyu mugabo icyaha akekwaho nyine cyo gufata ku ngufu ndetse no guha umwana inzoga cyangwa gusindisha umuntu utaruzuza imyaka y'ubukure agamije gushimisha umubiri cyangwa se kubw'impamvu z'ibikorwa byishimisha mubiri. Iki ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Nitwa JC, kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza cyane, nuzajya ubona update shyashya ndetse n'inkuru shyashya tugiye dushyiraho cyangwa se video shyashya tugiye kujya dushyiraho hano kuri Hasi 250. Nakubwira ngo uriteganyirije cyane. Ngewe nitwa JC nk'ibisanzwe.